nzajya numva gusenga gusengerwa ahantu nibwira ko ari nayo mpamvu abantu benshi baza kuri Kuta bashyiramo ibyifuzo byabo hanyuma igihe kiragira abatambyi bakaza bakabikuramo bakabijyana kuko ntibabirekeramo n'abantu benshi amahanga yose n'indimi zose ziza kuhashyira ibyifuzo byabo rurinzwe ndabyibuka twinjirayo niho hantu nabonye badusatse cyane ntabwo ari kenshi bagusaka ngo bagukuzemo inkweto n'umukandara baradusatse n'inkweto tuzikuramo ndetse n'imikandara ndabereka certificat mwakuye muri Israel buryo ki ibimeze n'abandi bazajya bazayihabwa hano hari n'akandi kagera ariko turahakubereye Sengana natwe fatanya natwe dusenga Imana kuri uyu musozi Imana yo mu ijuru Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo turi kuri uyu musozi wera turi kuri uru rusengero dushingiye ku magambo wahavuze uvuga kuri uru rusengero dusengeye abizeye ibyo bose abari mu ndimi zose abari mu mahanga yose abari mu miryango yose turasenze reka ngushimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko dukurikirana ku Izabisoza TV turi kumwe n'umushumba turifuza kubashimira mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi hano ku Izabisoza TV imbere ya kamera ya Izabisoza TV rero turi kumwe n'umushumba tugiye kumwakira adusuhuze namara kudusuhuza namwe abasuhuze dusengera Imana tangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi muraneza mushumba muraho cyane turabasuhuje abadukurikiye abaduteza amatwi abatureba ku mpande zose ku migabane yose aho muherereye tubifurije amahoro y'Imana Imana ibaha umugisha reka dutangize isengesho hanyuma mbere yuko tuganira Mana turagushimiye nanone tugushimiye ko mu minsi yo kubaho n'uyu uduhaye kugira ngo tubeho icyubahiro n'ikibi cyawe twongeye kuvuga ngo wihimbazwe dutambye ibitambo by'amashimwe by'uko turi amahoro muri uyu mwanya turasenze kugira ngo bane natwe uha umugisha umuntu wese uri bukurikire iyi televiziyo kandi turasabye kugira ngo uduhembure uvugane natwe uvuganye natwe mu ijambo ryawe kuko ijambo ryawe ni ryiza muririmbyi umwe yararirimbye aravuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kurahatagera ibyago natwe dukunda kumva amakuru y'ijuru kuko ayo makuru atandukanye n'ayandi twumvise arayo twumvise aduca intege arayo twumvisha tubwira ko ntaho tuzagera arayo twumvise azana biracitse ariko imvugo yawe haleluya imvugo y'ihumure n'imvugo itanga amahoro n'imvugo itanga icyerekezo vugana natwe muri uyu mwanya ntabari twe ahubwo imvugo yawe igaragare mu matwi y'abakumva mu izina rya Yesu amen amen noneho tubahaye kaze na karibu ijambo murarihorana ahubwo umwanya rwose ni uwanyu kano kanya mutugezeho kiri ku mutima duherukana inyigisho iryoshye ku byo kuri kamera nateraga hari rwose sinzi niba batarabyumvaga muri yego ku musozi wa Elayono ibyishimo ari byinshi Imana yanjye yewe Imana ibaho umugisha ikaze rero umunsi noneho mutuzaniye murakoze cyane uyu munsi n'ubundi turifuza ko twinjira mu masengesho umunsi naje ngo dusenge kandi turasengera aho bita ku rukuta Rwamaganya ni ku nzu ni ku rusengero ni agakuta gato kasigaye muri Israel kari ku rusengero rwa Salomo aho niho abantu benshi bajya gusengera bitewe n'iki Imana yahavuze mu ijambo riri mu gitabo cya Bibiliya urwo rukuta Rwamaganya urukuta abantu bajyanamo ibyifuzo ese mushu koko abantu barasubizwa murakoze cyane abantu badasubijwe nibwira ko batakomeza kuhajya ariko kandi barasubizwa kuko hari icyo Imana yahavuze Imana yaravuze ngo umuntu wese uzerekera aha hantu
yaba ari umwisiraheli yaba ari umunyamahanga ariko akerekera iyi nzu. Ni igihe Salomo yasengaga bataha inzu y'Imana, nuko ikimana yahavuze irakirinda. Mbibutse ko ijambo Imana ivuze iraririnda kandi iririnda ibihe n'ibihe. Ntabwo yemera ko imvugo yayo icuyuka cyangwa igajuka. Imana ishyigikira ijambo ryayo mu izina rya Yesu. Kubw'iyo mpamvu twizera ibyo, kuko niba yarabivuze ni ihame. Murakoze cyane. Hano ndabereka seritifika mwakuye muri Israel, uburyo ki ibimeze n'abandi bazajya bazayihabwa. Hano hari n'akandi kantu, aka ni agakimushuba rero. Iki cyo iyo ni ibitereko by'amatabaza birindwi. Aka ni ibitereko by'amatabaza birindwi. Ngira ngo muri Bibiliya murabizi, cyane cyane mu gitabo cy'Ibyahishuwe, igitereko cy'amatabaza muri Israel ikintu gikomeye, ni amateka akomeye muri Israel. Igitereko cy'amatabaza, iyo uvuze igitereko cy'amatabaza uvuze ibintu byinshi, wenda twazagarukaho nyuma, ariko gifite ubusobanuro bukomeye. None reka twigire ku rukuta rw'Amaganya, cyangwa se aho ubu ni rwa rusengero barufata nk'aho ari rwo rusengero rwasigaye, kuko urusengero nyakuri rwasenywe niba ntibeshye. Noneho hasigara igikuta, aricyo abisiraheli n'abanyamahanga bajyanaho ibyifuzo, cyangwa se bakabajyaniraho ibyifuzo. Namwe mwari mwajyanyeho ibyifuzo byanyu n'iby'abandi. Muraza kubibona n'ubundi kuri kamera. Ni ahantu hari abantu benshi, urujya n'uruza, ariko nibwira ko ikihahaye agaciro n'icyubahiro ari ikimana yahavuze. Yego. Mbibutse ko uyu wari umunsi ukurikirana n'uwa mbere, kuko ku munsi wa mbere twasuye amasite agera muri 5 nk'uko twayavuze. Tukigenda twahengukiye Kayisariya, twahavuzeho byinshi mu kiganiro cy'ubushize, aho Herode yishyiriye hejuru bamwogeje, yarangiza akagwinyo cyangwa se agahita Imana ikamukumbanya. Tuvuye aho twahise dukomeza tujya ku yindi stade yari aho hirya y'imyidagaduro. Yari stade bashinyaguriragamo cyane cyane abakristo barimo binezeza, kuko bafunguriraga intare zikava mu isenga zikaza zigatanyagura abakristo abari muri iyo stade bakanezezwa n'ibyo bintu biri kuba. Tuvuye aho gatoya twerekeye ahandi, aho batweretse twageze ahantu bita i Karumeli. Tugeze i Karumeli twahagiriye ibyishimo byinshi, byo nabyo twabikomojeho mu kiganiro cy'ubushize. Ariko tuvuye i Karumeli twageze batweretse ahantu hari ikibaya cyitwa Herimagidoni. Muri icyo kibaya kinini kigiye kirimo ibice bitandukanye, kuko habereye ibintu byinshi nk'igitabo cy'abami n'ibyo ku ngoma. Ibintu byinshi biri muri ibyo bitabo byabereye aho ngaho. Intambara nyinshi zahabereye aho ngaho, hafi aho ngaho kuri icyo kibaya giteganye na Herimagidoni. Aho ngaho niho twabonye aho Gidiyoni yageragereje ingabo kuri ka kagezi, kandi banatweretse aho Debora yatsindiye urugamba. Ni naho twabonye kandi aho Sawuli na Yonatani baguye mu rugamba. Aho ngaho kandi twahabonye ibintu byinshi. Hari ahantu hari amateka aryoshye ayo dusoma muri Bibiliya. Tuvuye aho twakomeje tuzamuka, ubwo mise mvuga ngo tuzamuka mise nibuka iyo nzira. Twazamutse twerekera i Kana y'i Galilaya. Tugikana ahantu Yesu yakora igitangaza bwa mbere. Nko hantu hambere yakora igitangaza igihe yatahaga ubukwe, hanyuma ibyo kunywa bigashira, hanyuma akabaha ibyo kurya biciye muri za ntango zari zuzuye amazi. Aho naho twahagira ibihe byiza. Urugendo twakoze cyane cyane twari mu mwuka w'amasengesho, kuko aho twasengeje isengesho ryo gutubura ibyacu.
twahumanuye ibyacu turabitubura, kandi nibwira ko gusenga ko kwizera hari icyo twamaze. Twagiye za Tiberiya n'ahandi, twagiye mu bwato bunini cyane. Ubwo bwato twagiriyemo ibihe byiza turi mu nyanja, aho twasengiza isengesho rivuga ngo cyaha imiraba. Twari twibutse ko Yesu yacyashye umuraba igihe bari mu bwato. Ariko cyane cyane uyu munsi nashatse ko tuvuga kuri uru rukuta, ahantu henshi h'amasengesho. Iyo bigeze ku kintu cy'amasengesho ndabikunda, kuko amasengesho n'ubuzima, amasengesho ni imibereho. Kuri uru rukuta ni ahantu hasigaye ku rusengero rwahoze ari urwa Salomo. Hari urusengero rwa Salomo yubatse, nubwo rwaje gusenywa iminsi igihe kinini hakagenda hubaka urundi, ariko mu ncamake aho niho hari urusengero. Nubwo barusenye ndetse nyuma yaho bakahubaka n'umusigiti, ariko kuri urwo rukuta ruto rwasigaye nirwo Abisiraheli bafata nk'urusengero, kuko baza amateka y'urusengero. Muri Isiraheli baza amateka y'urusengero. Niba hari ikintu bazi, niba hari ikintu bubaha amateka y'urusengero, kuko bazi icyo urusengero ruvuze. No mu byifuzo byabo no mu masengesho yabo basenga bavuga ngo Mana uzaduha urusengero ryari, uzaduha urusengero ryari. Bibutse ko bazi neza, bafite ibyiringiro yuko Imana izongera kubaha urusengero, ndetse bavuga ko batangiye kurwubaka mu kwizera. Batangiye gukora inkuta ziri demontable, uko birivuga ko kuri urwo rusengero ruzubakwa mu byahishuriwe Yohana nta nyundi izavugiraho, nta rusaku ruzavugirwaho, bazafata bahita bafunga. Bafite ibyiringiro yuko hari umunsi bazongera kubona urusengero. Ariko mu gihe batarabona urusengero bajya kuri urwo rukuta, n'urukuta rurinzwe. Ndabyibuka twinjirayo, niho hantu nabonye badusatse cyane. Ntabwo ari kenshi bagusaka ngo bagukuzemo inkweto n'umukandara. Baradusatse n'inkweto tuzikuramo ndetse n'imikandara twinjiye aho hantu. Tujya kugerayo, hari utugofero duhari tw'umweru dupfutse iki gice cyo hejuru cyonyine, natwe twaratwambaye, ngira ngo muraza kubireba wenda nibidukundira. Ako kagofero gafite ibisobanuro. Niyo mpamvu mbere yo kwinjirayo ubanza ukagasanga ahantu ukagafata ukakambara. Gasobanura ngo hejuru yanjye hari uwundi mugabo, hejuru yanjye hari ubundi bushobozi, hari undi mugabo, hari ikindi cyubahiro gikomeye. Hanyuma tugeze kuri urwo rukuta twahasanze abantu benshi, ndetse na ba nyiri igihugu basimburanayo amanywa nijoro basenga. Basenga bavuga ngo Mana uzageza ryari, Mana uzadutabara ryari, Mana uzaturengera ryari. Kuri icyo gikuta iyo ugezeyo ubona hagati mu mabuye ahari bagenda bacengezamo ibyifuzo. Natwe twarabitwaye byinshi by'abantu baduhaye ndetse n'ibyacu bwacu, bagenda babicengezamo. Ni ahantu h'amateka, ni ahantu Imana yavugiye ibintu bikomeye. Tugitangira mwambajije muti se koko aho hantu barahasubirizwa? Abantu biterwa no kwizera. Uko kwizera icyo Imana yavugiye aho. Niba hari amasengesho akomeye, ni amasengesho yibutse icyo Imana yavuze. Hari amasengesho adasubizwa inyuma, aba ameze nk'umuriro. Kuvuga ngo Mana wavuze gutya ngo. Nibutse umuntu wasenze neza, umuntu wasenze neza ni Danieli yasomye ibitabo by'amateka, yibuka icyo Imana yavuze ku Bisiraheli. Babwira ko nyuma y'imyaka ingahe biciye mu muhanuzi Yeremiya Imana izabagarura. Arebye asanga igihe cyategetswe cyarageze. Arangije arasenga. Agisenga. Ariko icyo nari ngambiriye kuvuga, yasenze neza. Yaravuze ngo Uwiteka Mana nkuru, ashyira Imana hejuru, isohoreza abantu isezerano. Arangije ngo yatura ibyaha bye. Cyambere no gushyira Imana hejuru, ukayiha icyubahiro, ukayitazira, warangiza noneho ukabanza ugakiranura ibyo ukiranura. Ngo yatura ibyaha bye, ariko yatura n'iby'ubwoko bwabo.
aravuga ngo twarakugomeye. Amase kwatura hakurikiyeho iki? Noneho hakurikiyeho gusaba. Abwira Imana icyo yifuzaho, abwira Imana uko ayishaka. Gusenga neza. So nari ngeze aho ngaho nibuka icyo ngicyo. Nabo rero basenga bibutsa Imana amasezerano. Kandi ibyo yahavugiye mu gitabo cy'ibyo ku ngoma, ibyo yahavugiye nibyo bishingikirizaho. Dusenga twasenze isengesho ryo kwizera, tunagendeye ku cy'Imana yavuze aho hantu. Iyo uhageze nk'uko umuhango wabo uri, abadamu bajya ukwabo, bo ntabwo umwenda urakurwaho. Abadamu bajya ukwabo n'abagabo bajya ukwabo nk'uko turi buze kubibona kuri kamera. Hanyuma ariko ni ahantu hari amasengesho adacika, amasengesho y'umwikamire. Reka nkoresha iyo mvugo, hari amasengesho y'umwikamire kuko hari amasengesho yo kwizera, kandi nibwira ko hari ibintu Imana yakoreyeyo, aho hantu. Yego, hamwe n'abo twari kumwe, twizeye ko hari icyo Imana yakoze, kandi namwe abizeye ayo magambo, nagira ngo nze kubasaba tujyane kuri uwo musozi, hanyuma dusengane isengesho mu izina rya Yesu. Amen. Nk'uko umuco w'Abayuda uri, ntabwo byemewe ko abagabo n'abagore basengera hamwe, na hano ku rukuta niko bimeze. Urabona iki gice ni igice kirimo abadamu gusa cyangwa se abagore, hanyuma hari hagati hanyuzemo urukuta rubagabanyije, abagabo bari hirya ku rundi rukuta niho bari gusengera. Gusa bose berekeje umutima ku Mana, bizeye iby'Imana yavugiye kuri uru rusengero. Imana ishimwe cyane. Turi hano ku rukuta, abenshi bakunda kurwita urukuta rw'amaganya, hano muri Yerusalemu. Aha ni urukuta abantu benshi baza gusengeraho, baruzanamo ibyifuzo. Hari urabona ko bagiye basesekamo udupapuro, harimo udupapuro twinshi. Abantu b'amahanga yose, abantu b'amoko yose, abantu b'indimi zose baza kuri uru rukuta. Igitangaje ni uko mbere yo kwinjira kuri uru rukuta, abantu bambara utugofero dutandukanye mu muhango w'Abayuda. Umuntu wese barakamwambika. Abantu benshi baza gusengera aha bishingikirije iki? Bishingikiriza ku magambo Salomo yasengeye kuri uru rusengero, aho yasenze mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma. Wenda duhereye kuri uyu murongo, aranditse ngo ariko nakubakiye inzu yo kubamo, aho uzatura iteka ryose. Umwami ahindukirira iteraniro ry'Abisiraheli ryose, asoma mwamwe dusanze hano kuri uru rukuta rw'iburengerazuba, bavuga ko ari urukuta rw'amaganya rwasigaye ku rusengero rwa Salomo. Ni iki babwira cyangwa se nihe mpamvu mwaje hano? Ni ukuye kwizera muhagazeho, ni irihe jambo muhagazeho? Ni kubera iki mwageze hano, kandi kubera iki mwaje mwikoreye ibyifuzo byanyu? Mwatubwira mu ncamake tugakomeza tubaza n'abandi. Murakoze cyane. Nitwa Pasteur Alexis Ndayigaya, nanjye ndi umwe mu bakoze urugendo rwo kuza muri Isiraheli. Kandi mu cyifuzo twari dufite twumva ko n'uru rukuta tuzarugeraho. Bamwe barwita urukuta rw'amaganya, ariko ni urukuta rumwe mu nkuta zasigaye ku rusengero rwa Salomo. Hanyuma abantu benshi baza kurusengeraho, kandi natwe twari twizeye ko kurusengeraho hari icyo bitumarira, twishingikiye ku ijambo riri mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, umurongo uhereye ku murongo wa mbere, aho Salomo ataha inzu y'Imana yasenze isengesho, asengera abantu bose bazerekera kuri iyi nzu. Kandi Imana nawe yaravuze ngo umuntu wese guhereye none ngo nzajya numva gusenga gusengerwa ahantu.
nibwira ko ari nayo mpamvu abantu benshi baza kuri Kuta bashyiramo ibyifuzo byabo, hanyuma igihe kiragira abatambyi bakaza bakabikuramo bakabijyana, kuko ntibabirekeramo n'abantu benshi, amahanga yose n'indimi zose ziza kuhashyira ibyifuzo byabo. Hamwe n'iryo jambo twizeye ko gusenga dusengeye ahantu Imana yabyumvise, dushingiye ku ijambo ryayo. murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Kuri uru rukuta abantu benshi baraza bagacengezamo ibyifuzo byabo, ibyifuzo by'imiryango yabo, ibyifuzo by'ababatumye. Hose hagiye harimo udupapuro tw'ibyifuzo, kandi abantu benshi bafite kwizera, ntabwo ari amahanga yose. Abo ngabo bahasengeye cyane, urabona ko buri wese ahazana umutwaro we, buri wese ahazana ibimugoye, buri wese ahazana ibimuruhije. Munyemerere dufatanye natwe dusenga Imana turi kuri uno musozi. Abaduteze amatwi kubwo kwizera, ntiwashoboye kuhazana ibyifuzo byawe, ntiwashoboye kuhagera, ariko turahakubereye. Sengana natwe, fatanya natwe dusenga Imana kuri uyu musozi. Imana yo mu ijuru, Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo, turi kuri uyu musozi wera, turi kuri uru rusengero, dushingiye ku magambo wahavuze uvuga kuri uru rusengero. Dusengeye abizeye ibyo bose, abari mu ndimi zose, abari mu mahanga yose, abari mu miryango yose. Turasenze, turasenze, turasenze. Waravuze ngo uhereye none nzajya numva gusenga gusengewe ahantu. Abazaba batewe na mugiga, bazaba bagize ibibazo bitandukanye, ngo zabumva mbasubize. Dusengeye amahanga yose, dusengeye abagabo bizeye ibyo, dusengeye abagore bizeye ibyo, dusengeye urubyiruko rwizeye ibyo, mu izina rya Yesu. Ibimeze nk'imisozi biritagure, bimeze nk'inkike bisenye, mu izina rya Yesu. Dusengeye abagore batabyara, mu izina rya Yesu. Tanga kubyara, ingumba kubyara. Dusengeye abafite ibibazo by'ubukene, tanga ubushobozi. Dusengeye abashomeri bahaka mu izina rya Yesu. Turasenze, 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 turi kuri uyu musozi. Ababyizeye bose turabasengeye, tanga gusubizwa, tanga kubohoka mu izina rya Yesu. Abafite iminyururu bose turayicagaguye mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen.